ariko nanone igihari ntabwo ukwiriye kwicara hano ngo umutere ibuye kubera yuko ubundi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Reka nkubaze Patrick, ahura ahangaha nawe ho wicaye, bari abakobwa urababona ariko ubu bareba ariko bose bamunyura imbere. None hari hatabaye imbaraga z'Imana biragoye kugira ngo hari ahantu wacike uharenge. Igihari ni uko umuntu yagakwiriye kuba asenga Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Nuhagaze yirinda atagwa, kubera yuko ubundi ikintu kigize umuntu ni ugukosa. Tujye dutekereza kabiri, dutekereze kabiri. Uyu munsi ikintu nikimbaho ujye utekereza ko ejo nawe ejo byakubaho. Kubera ko iki kiganza cyacu tukirambika ku barwayi bagakira, tukirambika ku barwaye kanseri, abadogiteri baravuze ngo genda utegereze gupfa de agakira mu izina rya Yesu. Sida zirakira mu izina rya Yesu. Nzabazana bari mu rusengero nasengeye bakize sida bazane n'ibipapuro hano. Nizere ko mumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Ni Yawe TV, ni Patrick the Entertainer. Tugarutse muri stories zitandukanye, ariko kandi turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo yawetv.com, website kugeza amakuru yizewe bavugwa hirya no hino ku isi. Tukarekanye kandi n'umugambi w'Imana TV, ni YouTube channel kugira ngo afungure ubundi kamera neza. Ndabeshya umugambi w'Imana? Oya, ntago beshya, umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana nawe tuba turi kumwe cyane muri iki kiganiro. Haleluya, amen. Muri Yesu biremera. Buriya reka nkubwire ikintu, ibintu byose, ikintu bita umugambi w'Imana, icyo kintu nujya ucyumva ukumva ikintu bita umugambi, hakiyongeraho umugambi w'Imana, ujye ucyubaha cyane, kuko umugambi w'Imana ku muntu ni ikintu gikomeye. Umugambi w'Imana ibintu byose birarangira, ariko umugambi w'Imana nturangira ku muntu, cyane cyane ko yivugiye ngo nzakurinda mu majya no mu mazi. Yesu warangije aravuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye arongera akabaho. Uwo ni umugambi w'Imana. Bivuze ngo abantu bayoba, imodoka zikayoba, indege zikayoba, amafaranga akayoba, telefone zikayoba, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzayoba mu izina rya Yesu. Bani baho umugisha. Amen. Umugambi w'Imana ni YouTube channel yawe? Umugambi w'Imana ni YouTube channel yanjye, tunyuzaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, cyane cyane n'imbaraga z'Imana, n'ubuhanuzi, cyane cyane ko ndi umuhanuzi w'Imana. Abakozi b'Imana, uyu munsi cyane cyacu tugiye kugitangira gute? Tugiye gusenga. Twagiye. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, urera kandi urakiranuka, ubereye mwiza abaguhungiyeho. Ndagushima kuri Imana yumva gusenga, ndagushima kuri Imana ikora ibikomeye. Abantu bose bakurikira Yawe TV, ndabasengeye mu izina rya Yesu, nubakorera ibikomeye, kandi ijambo ryawe rigwire mu mitima yabo, kandi ikiruta byose ubahe guhemburwa n'ijambo ryawe, abadakijijwe bakizwe, kandi abagutegereje bakurindiriye bakubone, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu, amen. Okay, nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ubundi amazina nyakuri. Amazina yanjye nitwa Pastor Emma, nyoboye itorero Erohe Pentecoste hariya Kimironko, niho dusengera. Abankurikiye kuri Yawe TV kuwa gatanu muzaze dusenga n'Imana, imirimo n'ibitangaza birimo birakoreka. Yesu yaravuze ngo data arakora kandi nanjye ndakora. Amen. Mu bitangaza birutse gukorwa ni ibihe? Bitangaza, ubundi iyo bavuze igitangaza cya mbere nuko uyu munsi turimo turabona umubare w'abakizwa. Ubundi ku gitangaza cya mbere gikomeye ni ukubona umuntu yari umunyabyaha ukabona arakijijwe, ukabona aretse icupa, ukabona nka cameraman wari umusinzi arakijijwe neza ubona arakijijwe neza aretse icupa, yakiriye agakiza, abaye umuramyi. Yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko buriya naza kubyumva neza araza kuvana akijijwe. Amen. Yesu amugenderere. Kiganiro cyacu uyu munsi kiraza kuba kirimo umwuka wera cyane. Haleluya. Dusabe Nyagasani kugira ngo aze kumanuka hagati muri twebwe. Ubwo impamvu ariko wenda ubutangiye ubwira n'abantu n'ahantu usengera kugira ngo bajye gusanga no materaniro cyane rwose. Bigisha bungu usigaye muwaza tusengera yo kumva arimo arabikwepuka bose wa muntu wafashe ya titre yo gusenga. Oya, dusengera Kimironko. Amateraniro yacu bajye bayakurikirana ku mugambi w'Imana TV, bazajya babona iby'Imana ikora n'ibyo dukoresha.
ariko ibyo si byo twirata Kristo waduhaye agakiza ke ku buntu. urumva ibyo ndashyize kuba bisobanutse neza cyane. Uyu munsi wa none navuga ko inkuru zirimo zicaracara ni Bamporiki na Sida nawe wajemo ibya umuntu na Sida mu bihuza gute n'ijambo ry'Imana byo ko ari ikintu cya mbere nayo abakenewe. Ikintu cya mbere ni amakuru niko numvishije kuri Radio Rwanda bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ukaba utunze nka Android yawe utarakora subscribe kuri yawe TV cyangwa umugambi w'Imana, uwo muntu rwose Imana y'amahoro imugenderere. Ndumva mbajije ibintu byinshi cyane, mbajije abantu benshi cyane batandukanye ko urabifasha ubishyira mu gatebo kamwe, kandi ntekereza ko abo bantu batari mu gatebo kamwe. Ahubwo wowe ntangirira kugira ngo bigende neza. Ubwo duhere kwa Sida kuko bisa naho aribyo byabanje. Harya Sida ni wa wundi wari uyobora Miss Rwanda, ariko uriya mugabo nyine uko byasa kose ubundi iyo udafite Yesu, uriya mugabo ntekereza ko cyangwa se niba ari umugabo niba ari umusore simbizi, ariko icyo nzi cyo kimwe cyo ni umugabo. Kuko niba ari umuntu bavuga ko yaterese barya abakobwa bose, urumva arenze kuba umugabo. K'umugabo ariko nanone igihari ntabwo ukwiriye kwicara hano ngo umutere ibuye, kubera yuko ubundi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Reka nkubaze Patrick, aho uri aha ngaha nawe ho wicaye, buriya abakobwa urababona ariko ubu bareba, ariko bose bamunyura imbere. None hariya hatabaye imbaraga z'Imana biragoye kugira ngo hariya ahantu hacike uharenge. Rero uri mu bahagwa, oya ntago nge nahagwa, kubera yuko muri njyewe hari Imana iri muri njyewe. Nicyo gituma biriya mbireba nk'ibibambwe. Icyo gituma rero mbireba nk'ibibambwe nuko nsenga, umwuka wera akaba muri njyewe. Rero uyu munsi byanze bikunze udafite imbaraga z'Imana muri wowe, byanze bikunze hariya wahagwa. Kandi mu byo bamushinja ibyo bavuga ko ntekereza ko akenshi bavuga ko mu majwi nagiye numvuga ko yaterese. Rero ntekereza yuko yifuje nk'uko abandi bifuza, akenera nk'uko abandi bakenera. Ikindi cyongeyeho ibintu bimuri mu nshingano, ahubwo icyo navuga ngo Imana imusange kandi musure. Ubwo ngubwo twabamurikiho nabonye ibintu byo bimaze gusa n'abifite intera na bamwe mu babwiriza bagenzi bawe, nabonye rwose bafashe umusanzu wo kumwibasira. Njyewe icyo ndi buze kuvuga ngo Bamporiki ntago ni umuyobozi, yari umuyobozi ku nshingano yari ashinzwe. Ikindi cyongeyeho njyewe ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'Imana, nta hantu mpuriye na politiki. Ni ukuvuga ngo Bamporiki ni umuntu uri muri politike, ibyo yakoze ni ibihura na politiki, akwiriye kubazwa na politiki. Ni ukuvuga ngo ibindi birenze kuri ibyo ngibyo uyu munsi ugiye kumbaza ngo byagenze gute, ndetse n'ubivuga abivuga mu ishusho yo gukorera Imana, aho ngaho aba yibeshye cyane. Igihari ni uko umuntu yagakwiriye kuba asenga Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa. Nuhagaze yirinda atagwa, kubera yuko ubundi ikintu kigize umuntu ni ugukosa. Ikintu kigaragaza umuntu ko ari umuntu ni uko akosa. Iyo umuntu yakosheje rero nicyo kigaragaza ko ari umuntu. Kimwe nuko Imana itagitungurwa nuko umuntu akosa. Kubera iki? Umuntu akoze mu makosa. None se niba yararemye umuntu ikamurema ikamushyira muri Edeni, ikamushyira ahantu nta kintu na kimwe ahura nacyo, ariko yarangiza ejo mu gitondo yajya kureba igasanga yacumuye. Nuko rero ikigize umuntu nuko akora amakosa. Bamporiki rero nawe ni umuntu. Kuba ari umuntu rero yacumura, kuba ari umuntu yakora amakosa, kandi ikindi cyongeyeho umuntu ukora ni nawe ukosa. Ababihuza n'ubuhanuzi bati Imana inyeretse bigenda gutya na gutya. Ntabwo ndi buze kujajinga umuntu ngo Imana yaramweretse, kubera yuko umuntu iyo avuga ibintu akabivuga mu izina ry'Imana, cyane cyane ko ntazi n'iyo akorera, sibyo?
ntago nzi iyo akorera. Sindi buze kuvuga rero ko itabimubwiye kubera yuko iyo akorera yabimubwiye, kuko abantu benshi nubwo tuvuga ngo Imana, ariko Imana iyo ugiye kureba usanga Imana ari nyinshi. Njyewe rero uyu munsi iyo mvuga ni yaremye ijuru n'isi, ni ukuvuga ngo rero ntabwo ndi buze kumujajinga cyane cyane yuko yaremye ijuru n'isi itari yambwira ko atari yo yamutumye. Ikindi cyongeyeho kugira ngo mujajinge nuko nkwiriye kuzana verisi yimuvuguruza avuga nti hoya ntabwo ari byo. Rero ababihuza n'ubuhanuzi afite impamvu yayo, afite impamvu ye, afite n'ikibimutera. Icyo kibimutera rero ubundi buri muntu mujye mumurekera ibyo avuga bivuge, noneho mwirinde kumutega iminsi, ahubwo mumuhe igihe nicyo kivuga, igihe kirasobanura. Igihe kirasobanura. Uyu munsi ninza hano nkavuga ngo Imana yantumye, byanze bikunze wiza hano ngo untere amabuye, mu cyimbo cyo kuntera amabuye banza umenye iyo ngiyo yantumye niba nawe yakuvugisha ivuga ngo arambeshyera. Niba itabikubwiye icecekere, ahubwo umpe igihe, kuko igihe nicyo kivuga, igihe ntikibeshya, sibyo? Rero uyu munsi ntekereza ko akenshi usanga ibyago bya benshi ari by'abandi bungukiramo, ugasanga nibyo abandi bungukiramo, ugasanga abandi barabyishima hejuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwambaye umwambaro w'urugamba atabaye ntakirate nk'ukuyemo atabarutse. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko twese uyu munsi iyi si turimo tuyirimo, kandi iyi si ntisakaye, iyi si nta mabati ariho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese birashoboka ko uyu munsi ikibuga kiba cyahengamiye kwa Ntuza, ejo kizahengamira iwawe, ejo kizahengamira hariya. Byanze bikunze rero iyi si ntisakaye, ahubwo ikiruta byose nimureke dushakashake iby'Umwami ashima, dushakashake gukora iby'Imana ishaka bigishoboka. Kubera yuko muri iyi minsi maze iminsi nibaza, ntibugicya kabiri abitwaga ko ari abasitari, ari abagize gute, uyu munsi ni umwe, ejo uyu munsi ni Prince, ejo ni uyu nguyu, ejo ni uyu nguyu. Byanze nako byahereye kwa Ndimbati. Kwa Ndimbati murabivuga mugira mute, bigenda gute, birakomeza biraza kwa Prince uwo nguwo, birakomeza biraza. Ariko ikintu ndimo mvuga ku bantu uyu munsi nibibigisha, byagakwiriye kuba byigisha abantu, kuko ntabwo ari igihe cyo kwishima, nta nubwo ari n'igihe cyo kunezerwa kuko ntibinejeje, nta nubwo ari n'igihe cyo guca imanza, kubera yuko umuntu byanze bikunze hari ikintu kimutera gukora ikintu, hari ikintu kimutera gukora ikintu. Eida ni uko adakijijwe. Niba adakijijwe tumusengera Imana imuha agakiza. Eida ni shitani yamwoheje. Niba ari shitani yamwoheje tumusengera Imana iyo shitani imuveho mu izina rya Yesu. Ikindi kandi niba ari umutima we wamunaniye, wa mutima wa wundi utuma atagira gute, hari abantu bagira agatoki kabo gahora kageze, ukitegeza ntabwo rero ari igihe cyo kugira ngo uce imanza ngo urareba ngo uyu nguyu ngo ni igisambo ngo ni iki. Hari ibintu ngiye mbona ugasanga hari n'inzi ko umuntu yarasanganywe n'umuntu, ugasanga umuntu yari yarabuze undi, ugasanga harimo inzika kubera yuko hari uburyo ujya kureba ugasanga ntabwo hari igihe ukajya kumva umuntu ngo ni imitungo yacu yibye, kibaza noneho wajya kureba ugasanga bene uwo muntu bavuga ngo bamwibiye imitungo nta n'igare agira. None bakwibye iki? Ni iki bakwibye? Yego, mu buzima bwa buri munsi ugasanga neza uyu munsi hari ibintu abantu bahuza bidahuzwa. Buriya umuntu akenshi buriya ikiba gihari ari nacyo Bamporiki yavuze ati narahemutse ndetse ndanakosa, asaba imbabazi. Icyo nicyo kintu cya mbere uba ukwiriye kureba, kuko uyu munsi hari ibintu abantu bivangamo batagakwiriye kuba bivangamo. Kuko uyu munsi Bamporiki afite uwamuhaye akazi n'uwamugiriye icyizere, uwo rero niwe yatengushye. Mbere y'uko agutenguha yabanje gutenguha wa wundi
wamwizeye akamuha inshingano akamugirira icyizere. Ni ukuvuga ngo wamwizeye akamugirira icyizere uwo ni we yatenguye. Rero hari ibintu abantu bazanamo bifu, ukazanamo inzika, ukabizanamo ibintu, noneho ampurisu ukabikora uri umukozi w'Imana. Noneho iyi Mana hari uburyo abantu barimo bayihindura ingome cyane, barimo bayihindura ingome, iri ingome yica abantu. Ariko ntekereza yuko nta muntu udakosa kandi nta n'umuntu utikosora. Ntekereza ko umuntu yakoze amakosa arayakora ariko aranikosora. Ni nayo mpamvu amategeko avuga ngo nibabe bakujyanye ahantu ubanze witekerezeho, sibyo? Noneho uyu munsi bikaba byitwa ngo nibyo bavuga ngo arabikekwaho, nta nubwo bimuhama, ntibimuhama. Ariko wowe uricara turi ibande ukabivuga. Ntekereza ko tujye dutekereza kabiri, dutekereze kabiri. Uyu munsi ikintu nikimbaho, ikintu nikimbaho ujye utekereza ko ejo nawe ejo byakubaho, ejo byakubaho. Kandi ntekereza yuko ikiruta byose dufite Imana ishobora byose, tukagira n'umubyeyi wacu. Buriya perezida ni umubyeyi, ni umubyeyi cyane, kandi akenshi agira imbabazi, agira ibambi. Ahubwo ikigoye ni uko twebwe usanga akenshi turimo tuba tuvuga ngo nabambwe nabambwe. Uzi ko uyu munsi ugiye kureba Bamporiki ameze nka cya gihe ngo ab'i Yerusalemu bavugaga ngo uriya nabambwe nabambwe. Ubundi muramuziza iki? Niwe wa mbere badusubize, niwe wa mbere ukoze amakosa, niwe wa mbere, si nawe wa nyuma, nta nubwo ari nawe wa nyuma. Uyu munsi ikindi cyongeyeho, rero ndumva ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tumucire urubanza, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tugire, ahubwo umunyabwenge mu gihe gisa nk'iki ngiki araceceka akamenya ibye, karimo ubwenge. Ariko se wenda tunakivaho kugira ngo twiganire n'ibindi, umugambi w'Imana tuba dufite byinshi cyane byo kuvuga. Ariko nanone bamwe bakavuga ati kuko yari minisitiri nibyo, ariko nubwo yasabye imbabazi itegeko rirahari n'icyaha yakoze, hari ikigihana. Ariko si kuko kubera uwo ari we tuze kuvuga ngo amategeko amubabarire. Oya, uyu munsi erega amategeko arahari, ariko si twe mategeko, sibyo? Amategeko arahari, ahubwo dutuze dutegereza amategeko. Ni ukuvuga ngo ibyaha nibimuhana bamuhana uko amategeko abiteganya, sibyo? Bamuhana uko amategeko agize gutabiteganya, ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ariko nanone uyu munsi kubera ko byamubayeho, wiza kuvuga ngo Imana yari yarabikubwiye. Yari yarabikubwiriye hehe? Niba yari yarabikubwiye kuki utabitubwiye mbere hose? Ariko uyu munsi nyine uyu munsi aho ngaho niho hari ikibazo. Gusa nanone ubu tuvuye ko iyo umuntu aza nko mu kwa gatatu akavuga ati mu kwa gatanu Bamporiki bizagenda gutya, uwo ngo erega gusa nanone ubasha kuvuga ngo yari yarabibonye, ntago mugaya mu ruhande ruvuga ngo ntago Imana yabimubwiye, ahubwo bitewe n'iyo ariyo, kandi nanone bigaterwa nawe n'uwo ari we. Aho nta mugaya ni hamwe, kuko yari yuko ubuhanuzi iyo buvuga ibyatambutse, bukavuga ibiriho, bukavuga n'ibizaza, sibyo? Ubuhanuzi buvuga ibyatambutse, bukavuga ibiriho, bukavuga n'ibizaza. Umuhanuzi nicyo akora. Noneho rero hari igihe kigera, uyu munsi uramutse Imana birashoboka ko yaba yarabikubwiye, ariko uramutse ubivuze uyu munsi byabaye, icyo nkugaya kutashyizemo ubwenge. Birashoboka ko Imana yaba yarabikubwiye, ntubivuge kiriya gihe, ariko nonaha wabona bibaye ugashaka kugira gute kubivuga. Icyo nkugaya mpita nkugaya kutashyizemo iki ubwenge. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nakubwiye ngo umunyabwenge mu bihe bisa n'ibi ngibi ageze gute aricecekera. Impamvu yicecekera ni iyihe? Ni ukuvuga ngo niba yari yarabikubwiye nta kibazo, nyine bigumane muri wowe, bigumane muri wowe. Ariko nuza kubivuga byabaye, uraza gushyira abantu muri confusion,
babone yuko hari uburyo nawe ibintu byawe biba bidasobanutsemo neza. Ariko mu gihe gisa n'iki ngiki bibaye byiza, umuntu yaceceka agatuza akamenya ibye, kubera yuko uko byasa kose turi mu isi kandi isi y'ibibazo, kandi umuntu iyo yakoze ukora ibyiza akenshi ahari ibyiza haba hari n'ibibi. Rero njyewe nta kintu bibumbwira. Ariko hari ingingo zimwe na zimwe njya numva nazo zisa naho zidasobanutse. Wenda sinzi uraza kubisobanura neza ubasha kubinyumvisha. Sinzi niba tubanze imwe cyangwa buzikubwire rimwe ukaza ko oya jya ubanza imwe kugira ngo imwe. Abo bati n'intungane bwira icumuye kare. Mwumva ibyo ngabyo ni nk'ari motivation yo kugira ngo umuntu yumve ko niba n'intungane 17 gendinde ho kudacumuraho. Oya ibyo nibyo mwishyiriraho kugira ngo mubashe kwiyorohereza. Kuko Paulo yaranditse aravuga ngo hari abantu bananiwe iby'umusaraba bikorera igisa n'umusaraba. Rero hari ibintu abantu bishyiriraho kugira ngo babashe kwiyorohereza. Ni ukuvuga ngo kuko turi mu isi nyine buri muntu wese aracumura, kandi nemera yuko nta muntu itunganye n'imwe iri mu gihugu cyo mu ijoro. Urahita ukomeza gato wihangane ho gato. Ibyo ntabwo byanditse muri Bibiliya? Ni ukuvuga ngo birahari. Ahubwo abantu babisobanura nibyo. Ubundi Bibiliya, nubona Bibiliya uyifate nk'inyanja. Ni igitabo kinini cyane. Ni ukuvuga ngo twese uko tuyisoma siko tuba tugambiriye kugira gute, siko tuba tugambiriye kumenya ukuri. Hari n'abayisoma kugira ngo babashe kuyobya abandi. Kera nkiri umusore, nkiri umupagani nkiga, najyaga nsoma Bibiliya kugira ngo mbashe kubona uko ntereta abakobwa. Cyane cyane nkibanda ku ndirimbo za Salomo. Hazibandaho cyane kuko hariho wasangaga hariho uturongo tugenda tugufasha tubagushamo ugasanga. Rero Bibiliya abantu bose bayisoma bijyanye n'amarangamutima yabo, bijyanye n'uko bagize gute babyumva. Ariko ndagira ngo mvuge ikintu, Yesu uko yarari n'uyu munsi niko akiri. Muri iyi minsi rero urasanga abantu benshi bazana ibintu byo kwiyorohereza, bakiyorohereza kugira ngo biyorohereze, kugira ngo bashake ibintu byo kugira ngo babone uko bagusha abandi. Ariko ukuri kw'Imana ko ntabwo kuzigera guhinyuka. Imana izahora ari ya yindi, kandi izahora ikiranuka, izahora yera, kandi uko yavuze ngo nzaguhana byanze bikunze izabahana. Nta kintu tugize na kimwe kirenga izaguhana, wikwiyorohereza. Icyo kirakemutse. Hari akandi kantu wakomoje uti abantu b'iyi minsi Imana basigaye barageze ingome, hari Imana rwose ngo yica abantu, niko abantu barimo bayifata. Uburyo abantu barimo bayifata, ubwo reka urahita ukomerezaho gato. Bakaba bati se wa mugani iyo Mana, ariko wa mugani wawe muri rwego rwo kwidefanda bagenda bihuza n'andi masomo ari muri Bibiliya. Niba umuntu ngo atagusaba, umwana watagusaba iki ngo umuhibuye, ntago umuntu yagusaba umutsima ngo umuhibuye. Uwo n'umwana wawe. Nta nubwo yagusaba ifi ngo umuhinzo. Ko n'umwana wawe. Bati iyo Mana yaturemye, uwo muriro wa mugani si igihuha. Uye ntago umuriro ari igihuha. Kubera yuko kandi ikindi nta muntu Imana yaremeye kujya mu muriro. Ahubwo umuntu ni uhitamo niba ajya mu muriro cyangwa niba atawujyamo. Kubera yuko twese turaba umudendezo. Ntabwo turi imbata, turaba umudendezo. Mu buryo turaba umudendezo ni iki? Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muri Yohana 3:16 byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. None uyu munsi niba Imana yaradukunze urukundo rutuma ifata umwana wayo ikamutanga ku bwacu, none wowe urinde wo kuvuga ngo Imana ni ingome? Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ari ingome, ahubwo twebwe abantu nitwe bagome. Niba Imana yaratanze umwana wayo ikavuga ngo Patrick ndagukunda, ngo utangiye umwana wanjye, basikizwa. Sibyo? Basikizwa. Ariko ukanga ukagira gute? Ukayininira. Ukanga gukizwa. Ubwo Imana niyo ngome cyane wowe mugome. Icyo nicyo ukwiriye kubanza ukamenya. Imana rero ntabwo ari ingome. Imana yo muri kamere yayo Imana irakiranuka. Sibyo? Imana irakiranuka kandi Imana yirera. Ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu bigeze he?
ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu. Reka dusome Matayo 24 kugira ngo ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu aho bitari se ni hehe, sibyo? Urukundo rwa benshi ruzakonja, ninde ugikundana muri iyi minsi? Niba ngibi biba birangane cyane cyane aba YouTubers ubu ngubu mwumva neza byakomeza kuko ibyago by'aba nuko ngo urukundo rwa benshi n'abandi hari n'abaza kumuvuga hatari uko bagambiriye kumuvugaho, ahubwo kubera ko ari umuntu ukomeye amuzamukireho abone uko amuzamukiye. Urukundo rwa benshi rugira gute? Ruzakonja, sibyo? Urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Keretse babandi bavuze ngo harabona abonye urimo bavuga ngo keretse Miss Elisa wenyine ngo niwe ngo warusigaranye, bavuga turi niwe mugore umuntu yakarongoye rwose, ariko ngo niwe warusigaye wenyine ngo ufite urukundo nka ruriya. Urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu benshi. Ubundi urukundo ni rwa rundi, ubundi abantu bavuga urukundo baruvuga nabi. Urukundo abantu baruvuga nabi kuko urukundo uyu munsi uzasanga umuntu akubwira ngo aragukunda, warizo wamubaza uti se niki wankunde. Nigeze mbaza umusore n'umukobwa bari baje mu nyigisho z'umubano bazakora mariage, mbaza umukobwa nabazana ariko se uyu musore yagukundiye iki? Ati ngewe se, ati ikintu yambwiye yarambwiye ngo akunda amaso. Arayaga ati ikintu yankunde yarambwira ngo ankundira amaso yanjye ngo niki kibuno cyanjye. Ndabaza nti niko yakubwiye? Ati nawe wumva urabyishimiye? Yego. Ndamubaza nese mukobwa, umunsi uzakoraga Sida icyo kibuno imodoka ikaza ikagikuraho ikagikoshora kikagenda, azaba kigukunda? Umunsi si igiti kizakujomba muri ayo maso yawe ntubu kibasha kuyarerembura, uzaba kibasha kugukunda, sibyo? Rero urukundo rwo muri iyi minsi urasanga ari urukundo rushingiye ku bintu, urasanga ari urukundo rushingiye ku mpamvu. Rero urukundo rwa benshi ruzakonja. Reka dusome Matayo 24. Matayo 24. Reka tuhasome. Aravuga duhereye ku murongo wa 3 ngo aravuga ngo yicara ku musozi wa Elayo n'abigishwa be bazaho, ahereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi n'iki? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyitirira izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Hari abantu muri iyi minsi barimo biyitirira izina ry'Imana, ariko uyu munsi ugasanga imirimo bakora bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Uyu munsi barahari benshi barari bavuga ko bazi Imana, imirimo ikagira gute ikabihakana. Niyo mpamvu navuze ngo si byiza ko duca imanza, ahubwo nuko ibintu twagakwiye kubiha igihe ntikibeshya. Aravuga ngo muzumva inkuru z'intambara. Nta ntambara wumva kwa Putin uyu munsi ubu ntunaryama uvuga ngo ejo azaba yageze hano. Ibyorezo nuko ngo muwazi intambara ngo mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ngo haracyari kare. Oya ntago hakiri kare, ntago hakiri kare, ahubwo byanze bikunze ni ibimenyetso. Bundi umudamu mbere yuko abyara, mbere yuko haza ibisi habanza kuza icyo bita imigendo. Ibi ngibi rero muba murimo bimubona ni imigendo. Niyo mpamvu mvugana nawe unkurikiye kuri yawe TV, aka kanya ufite nako kwisuzuma kugira ngo wisubireho. Uri mu bintu byo gutwika ngo murimo murashaka happiness, sawa? Happiness ngo urashaka happiness. Umusore urana cameraman ayemera ko zirarabaragaza bashaka happiness kandi Yesu aragarutse. Ariko happiness ya mbere nabonye niyo muri Kristo Yesu. Wa muntu unkurikiye happiness wabona nziza irutende, ariko nawe ya cameraman narabwirije byarangiye. Areba nk'umuntu ufite icyaka. Ntago cyawe opima ubuzima bwa buri munsi kiba gikwiriye. Uyu munsi Yesu ni wibagirwa wari ugeze ko umuntu w'umukristo yaguriye umuntu icyo twakita inzoga ni ikosa. Nta kosa ririmo.
ariko njye nyikuguriye ni uko ugomba kubanza ukicara ukanemera nkakubwiriza ndetse nkanagusengera. ayinywa ariko umusengera, ayinywa ariko wicare nkwigisha ububi bwayo. abanza ayinywa ubone kumwigisha. Oya, arayinywa ndimo kumwigisha ku buryo bizana atari bumazemo. Amungu icyaka bahagaze iryo sengesho ryamubuza kumanura cyamunene n'iri. Aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Nuko Putin ejo bundi barahaguruhutse abagiye muri Ukraine ati nkabarasa koko. Niyo bikwereka yuko turi mugenda dusatira ku musozo w'isi ngo n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ni sampu, ni itangiriro nkuko nabikubwiye. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangana. Burya aba YouTubers mwangana, uzi ishyamba mugira. Urabazi uzi umwe aripotinga uzi undi nuriya naje kuvumbura ngo iyo ubundi najyaga mbabara iyo twazaga tukabwiriza hano none nta kibi wavuze, ariko umuntu akajya muri comment agahita agutuka, ndetse akagutuka ku babyeyi bombi, cyane cyane akibanda ku gice cyo hasi agutuka muri comment. Noneho nta kibi wavuze, ariko naje kuvumbura ngo burya ngo ntago barabara abantu badukurikiye, ngo ahubwo ngo n'abakonteresigisi baba banga iyo cano, ngo hama baba barakereye amayimeri menshi kugira ngo akunanize we atanabisome, akibona ikiganiro ahita ashyiraho komenti yo gutukana kugira ngo twese twange yawe, abantu baba kuri yawe baratukana. Yesu abagirire neza. Ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Wihangana akageza imperuka. Kwihangana rero ni iki? Wisomye hasi havuga n'iby'inzara, havuga ikizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi cyageza ahera. Uyu munsi uzabona abapasiteri tudakora inshingano zacu, aho kugira ngo tubashe kuba mu mwanya wo kubwiriza intama, dufata umwanya munini tuza gutwika, tugafata umwanya aho kugira ngo dusengera abari mu makuba, dufata umwanya munini tuza kubatuka. Bintu nk'ibyo rero nicyo kikwereka yuko isi irimo iragenda igana hehe, ahandi wagakiriye ahubwo niho upfira. Ntabwo biba byoroshye, ariko ubwo uzabona ibyo byose bibaye uzararame. Abantu bakwiye no kugera mu byanditswe ngo abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Abantu bakwiye kugera no mu byanditswe, umugani wawe ntibihore hari ugutwika. Oya, uyu munsi ntabwo bikwiriye ko dukwiriye. Ni byiza kuganira, ni byiza gutebya, nibyo nta kibazo, ariko ntimwibagirwe ko Yesu ari bugufi. Ntimwibagirwe yuko akunda abamukunda kandi abamushakana umwete abo bazamubona. Ni sawa cyane. Cano bimeze bite? Cano Umugambi w'Imana TV, Imana ibampera umugisha mwebwe mwamaze muguma kubana natwe. Mbona abantu badukurikirana cyane, kandi mbona abantu benshi barimo barakirira ku mugambi w'Imana. Ako wowe ntujye ubibona? Ndabibona. Ubibona abantu dusengera abadayimoni babasohokamo, imiriro rwose, dayimoni zigenda mu materaniro cyane cyane, ariko Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza. Rero mbwira abantu bo kuri Yawe TV bihangane, bagumye badushyigikire, bakora subscribe, bagumye badushyigikire,
kugira ngo tuzagere ku ntego zacu, bugere mu mahanga yose, bagere mu mahanga yose, havemo n'umuntu umwe azadushyigikira dutere inkunga tugure kamera cyane, azabikore, bizemera muri Yesu ngo biremera. Ariko wa mugani icyo kintu cyo gise ikindi kibazo, hari igihe usanga umuntu asengera abantu bakabona imigisha ariko wowe ugasanga ntibirakunda. Cyane cyane, kubera yuko akenshi uyu munsi birashoboka ko ndasengera abantu Imana ibaha umugisha, ndasengera abantu Imana ibagirire neza, ndasengera abantu Imana ibatabare, kubera yuko Imana ikorera muri njyewe, ndi igikoresho cy'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo iteka uzasanga acuruza inyama, ntabwo ariko buri munsi arya inyama, uzasanga bazigurisha buri munsi barya inyama. Arabafundi batabamuza. Ko iki kiganza cyacu tukirambika ku barwayi bagakira, tukirambika ku barwaye kanseri, abadogiteri baravuze ngo genda utegereze gupfa de, agakira mu izina rya Yesu. Na Sida ngo zirakira. Ntabwo ari ngo, ariko ako kantu ubishyizemo ni kabi. Ntabwo ari ngo, Sida zirakira mu izina rya Yesu. Nzabazana bari mu rusengero nasengeye bakize Sida, bazane n'ibipapuro hano. Ntago yemera nyine, kubera yuko hari abantu bisaba yuko batemera, ariko kameramani simurenganya, nta nubwo mutega iminsi, ahubwo ndamuhigisha. Ntabwo ndibuze kumutega iminsi, uko byaza kose ndamuhigisha. Hari abantu ufite bagiye bakira Sida, bakize Sida, bakize kanseri. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Ninkubwira Yesu ntiwumve yuko ndimo ndamushakisha ahandi. Ufite gihamya, mfite ibimenyetso birenze kimwe ahubwo. Sida ako ndwara ngo idakira se, na za kanseri ngo ni indwara itageretse idakira, ariko narumiwe, irakira, irakira, nta ndwara idakira, Yesu arakiza. Ubundi se Sida mbi ugiye kureba usanga ari ubupagani n'umutima mubi. Niyo Sida mbi, ayo mashyamba. Ubundi umutima mubi, umunsi se Sida abantu benshi ntibasigaye bari aho ngaho babana nayo, kandi ubuzima bugakomeza, ntibukomeza. Rero uyu munsi umutima mubi nicyo kintu kigoye abantu kandi kiruhije abantu, ariko imirimo n'ibitangaza birimo birakoreka. Yesu arimo arakora imirimo n'ibitangaza, Yesu arimo arabatura abantu, Yesu arimo arakiza abantu, Yesu arimo arabohora abantu. Ndagira ngo nkubwire ikintu, hari umuntu uherutse kuza ku rusengero. Uwo muntu amaze kuja ku rusengero yari afite ikibazo gikomeye cyane, yari arwaye ibere, arimo aranye igihe kinini, ryarabyimbye ryarabaye rinini. Erega ikibazo cyanyu nta nubwo mutera intambwe ngo muze mugere kuri tere, muzatera intambwe muzane kamera, muzatera intambwe muzane kamera yanyu muyitere mu rusengero. Ibyo bitangaza mvuga nterana ku munsi wa gatanu no ku cyumweru bisanzwe. Ku gatanu tuzaze, uzaze uteremo kamera urebe imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Erega njye ibyo mvuga njye Imana yarabinkoreye, njye ndi mu bantu nabonye Imana indokora urupfu rukomeye cyane. Imana yandokoye urupfu rukomeye cyane. Ndi mu bantu iyo Sida uvuga, ndi mu bantu iyo Sida uvuga Imana yarinze. Warayikize. Yesu ni umwami. Nigeze mbana n'umuntu arwaye Sida. Yari umugore. Tubana atarayigeze abimbwira, mbimenya hashize imyaka 3 tubana. Nahise nishyiramo ko napfuye. Twamaranye imyaka 10, ariko ndashima Imana muri iyo myaka 10 navuyemo ndi muzima. Icyo ntabwo wacyumva. Kameramana ahise icyo cyaracyumvisha. Icyo cyaracyumvishe. Ariko ndagira ngo mbabwire Yesu aracyakora. Ubana n'umuntu arwaye Sida, wowe ni wayirwaye? Ntago nayirwaye, mvamo ndi muzima kubera Imana.
uyu munsi ndashima Imana iyo yandokoye icyo gihe n'uyu munsi ntaho yagiye iracyahari, yandwaniriye ntaho yagiye iracyahari. Ndabyibuka umunsi umwe nigeze mbaho mu buzima bukomeye cyane, urumva ngiye ubwanjye ku giti cyanjye ngambirira kwiyahura, ngambiriye kwiyahura, uburozi ndabwigurira ndanabutoba, ngambirira kubunywa. Igihe ngiye kubunywa nicaye mu nzu yanjye nakinze, nta muntu n'uyu n'umwe urimo, ndakubwira imirimo y'Imana. Ndangije ngiye kubona numva ku rugi hari umuntu ukomanze. Uwo muntu ukomanze amajije gukomanga, nsohoka ngiye kumureba, ngarutse nsohotse ngeze hanze nsanga uwo muntu ntawe uhari, nta muntu uhari. Ndakinga n'ingaruka mu nzu, ngarutse ndebye aho nari nteretse igikombe cyanjye nsanga cyamenetse. Ndangije numva ijwi rimpamagara, ni nabwo nakijijwe, ni nabwo nakijijwe. Iryo jwi ryarampamagaye, bimpamagara gatatu mu izina Manuel, rirampamagara rambwira ngo wikwigirira nabi, ndi Imana izagutabara kandi ndi Imana izaguhindurira amateka. Rero uyu munsi ninkubwira imirimo y'Imana narayibonye, ninkubwira amaboko y'Imana narayabonye, ninkubwira gukomera kw'Imana narakubonye, ninkubwira ko Yesu atabara wumve ko Yesu atabara, ninkubwira ko akiza uburwayi wumve ko abukiza, ninkubwira ko yishyura amadeni wumve ko ayishyura, arayishyura. Haleluya! Ndumva mfashijwe rwose. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Amadeni ufite menshi. Amadeni ufite menshi. Ukwiriye gupfukama nka gusengera ukizera ko Imana ishobora byose. Ibyo bintu buvuga, Imana ishobora byose, nta kintu kinanira. Rero niba ufite amadeni ndagutegekera mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikwishyurire. Kandi umva nkubwire, uyu munsi turi itariki zingahe? Umunsi ni itariki 10 z'ukwa gatanu. Turi itariki 10 z'ukwa gatanu. Ndaguha itariki 10 z'ukwa gatandatu. Ayo madeni yawe Imana izaba yayishyuye. Amen. Labini foshando wiribiri fire rebota. Genda Imana ikwishyurire. Amen, amen. Oya singaho ndi. Ntabwo nta hantu ngiye. Nta hantu ngiye. Nta hantu ngiye. Ndi hano. Nimero yanjye ndayiguha. Mbarizwa ku naringize mbarizwa ku mugambi w'Imana. Kive. Ntuye Kimironko. Niho nsengera. Ntaho ndi bujye, nta bwoba mfite, mbibwiwe n'Imana. Ugira amadeni gute wowe wicaranye n'umuhanuzi w'Imana? Genda Yesu akwishyurire mu izina ryayo. Tugaragara nk'abatari we ariko turiho, tugaragara nk'abadashoboye ariko turashoboye, tugaragara nk'abadafite amafaranga ariko turayafite mu izina rya Yesu. Amadeni yaramaze kuba menshi. Labini fo, Yesu akwishyurire. Amen. 10 z'ukwa gatandatu. Genda ukwezi kumwe, genda Yesu akwishyurire. Ntumbazaho amafaranga ari buze guturuka, ariko Imana ifite inzira zirenze igihumbi. Cameraman. Bisaba iki? Kwizera gusa. Bisaba iki ko nta kintu bisaba? Zamura kwizera kwawe. Yesu ni umwami. Nuko kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Haguruka ufata uburiri bwawe ugende. Icyo umuntu wasabwa no kwizera gusa. Ni ukwizera gusa. Igakorwa. Rero turimo turagana ku musozi kugira ngo tukureke ufite gahunda nyinshi no ku mugambi w'Imana wabugukeneye n'amateraniro atandukanye ufite ku nzozi. Ikiganiro cyo kubona ku mugambi w'Imana bijyanye n'inzozi zo ni bimeze biti. Izi nzozi rero kiretse mu nkundiye nkazagaruka kuko ni uburyo nasobanuraga inzozi abantu bajya barota. Noneho nkakwereka n'ubusobanuro bwazo. Yosefu na Daniel. Noneho nkakwereka, ni ukuvuga ngo hari inzozi tujya turota, wenda mvuze nk'inzozi imwe hano. Ushobora kubona abantu benshi bakunda kuryama, ugasanga arose inka zimwirukankana kandi zifite amahembe, zikamwirukankana. Ni ukuvuga ngo izi nka zimwirukankanye kandi zifite amahembe, bivuze yuko akwiriye gusenga cyane. Ibundi mu buryo bw'umwuka, inka zifite amahembe zisobanura ibigeragezo. Ni ukuvuga ngo hari ikigeragezo kiba yagiye guhura nacyo. Noneho uyu munsi iyo yarose yiruka akazisiga, ni ukuvuga ngo asenga azagitsinda. Ariko none yarose yiruka akabona ziramwishe, bivuze yuko atazazitsinda.
icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo mu isi mu buryo bw'umwuka. Rero nagira ashobora gusobanura mu buryo ngenda nari navuze ku nzozi mbi, ariko hari ikindi kiganiro ngira ngo kizasohoka ejo cyangwa ejo bundi kivuga noneho ku bintu urota bikaba bivuze ko ugiye kwakira umugisha, noneho akaba ibyo urota ukaba bivuze ko ugiye kujya mu mazi abira. Hari ibintu urota bikaba bivuze ko ugiye kujya mu mazi abira kagiye kuba, hakaba n'ibyo urota ukaba bivuze yuko ugiye kwakira umugisha wawe. Yego, abantu bakurikirane umugambi w'Imana bazasobanukirwa n'izo nzozi cyane. Yes. Ariko wenda ibyo umuntu arota n'ibyo yiriwemo bihurira he? Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo iyo urose ibyo wiriwemo, ibyo nibyo bita inzozi z'imiruho. Nibyo bita inzozi z'imiruho. Ni ukuvuga ngo urugero, waje hano mu kiganiro ukoresha ikiganiro umukobwa mwiza, uramureba uravuga uti koko uyu mukobwa ni sawa, ubivuga mu mutima wawe. Ugeze mu rugo uryamye urota wa mukobwa mu buriri muri kumwe. Ni ukuvuga ngo ni za nzozi z'iki? Ni inzozi z'umuruho. Noneho ni bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo umushonje arota arya. Rero inzozi ngewe nsobanura navugagaho ni za nzozi zikuzira, zidafite ikindi kintu kije zikurikiye, ahubwo wowe ukabirota. Akenshi inzozi zikunda kugira ikintu, ni ukuvuga ngo ni inzozi zifite n'ubusobanuro. Ni ukuvuga ngo rero impamvu urose uwo mukobwa ni uko hari uburyo wamutekerejeho, kandi hari uburyo agatima kareharehaga ubitekereza. Rero uryamye byanze bikunze urabirota. Icyo nicyo bita inzozi z'imiruho. Byo bisobanurwa gute? Ukaza kurota muri inzozi, izo ni inzozi z'umuruho. Ukwiriye gusenga kugira ngo dayimoni ubusobanuro buhari ni uko ukwiriye gusenga kugira ngo dayimoni agukize irari. Kubera ko impamvu uwo mukobwa mwakoranye cyangwa mwagendanye cyangwa mwahuriye mu nzira, wowe uramutahana, we yagiye wowe uramutahana. Muri uko kumutahana ubwonko bwagumye kumutekerezaho. Noneho icyo ubwonko bwakoze nicyo ni playback. Ni ukuvuga ngo bwagaruye bya bindi, ni bya bindi bita mu kinyarwanda nk'iruza. Ni ukuvuga ngo igarura bya bindi ibyo yandi yariye. Bimwe wabonye rero nibyo wongera kugarura. Aho ngaho n'irari riba ririmo. Kuvuga ngo irari n'ubuhehesi biba birimo byose aho ngaho. Tuza gusoza uraza gusengera abantu b'irari. Abadukurikiranye ari benshi cyane. Ari benshi cyane kabisa. Murakoze cyane. Ari by'agaciro cyane umwanya muri byinshi burimo. Amateraniro yawe wakibutsa abantu gihabera. Ndabararitse abantu mwese bo kuri yawe TV, ndabararitse muze tubane kuwa gatanu muri iri teraniro. Ni iteraniro ry'umugisha, ni iteraniro abantu benshi babohokeyemo, kandi mbonye abantu Imana ibatabara. Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza. Hagere kuwa gatanu saa 3 rero dutangira saa 3 za mu gitondo tugasoza saa 10 z'umugoroba. Rero ni iteraniro ridasanzwe, ni iteraniro riba riri special. Imana ivugana natwe live. Niba hari ikintu wumva ushaka kubaza Imana iduhaye ubushobozi bwo kwerekwa, guhanura. Byose ibyo twirata Kristo wabambwe, ariko icy'ingenzi nuko iyo mirimo Imana irayidukoresha. Yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Rero ibyo ntago ari ibyo twirata, ahubwo ndirata Yesu wabambwe. Imana ibampera umugisha. Amen. Ariko turasoje ntabwo bikora ko dusoje, ariko muri uko kwirukana abadayimoni Bibiliya ko tubwira ko no mu minsi y'imperuka ubuhanuzi b'ibinyoma nabo bazaduka, kandi nabo bazajya babikora bikemera. Uyu muntu dukurikiranye azi gutandukanyiriza umuhanuzi nyakuri n'umuhanuzi w'ibinyoma. Erega umuhanuzi nyakuri ni uwirukana abadayimoni, ntago ari uwimura abadayimoni. Kubimura no kubirukana bitandukanye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwimura bavuye hano bagiye. Erega uyu munsi nujya kuvuga ngo umuntu akorana n'imyuka mibi, niba uyu munsi ndambika ikiganza ku muntu abadayimoni bakavuza induru bakirukanka bakagenda, bivuze yuko izo ni imbaraga z'Imana. Kuko niba ari imbaraga za shitani zinkoresha, nta dayimoni yirukana indi. Bibaho se? Hari ubwami bwirwanya se?
ntabwo bakwirukanaga rapfuye. Ntabwo bibaho rero uyu munsi icyo ni nayo mpamvu abirukira mu bapfumu by'abapfumu ni birebire kuko mvuze ubutaha muzampamagare mbabwire iby'abapfumu ibyabo ibintu bidasobanutse muzampamagare nze mbabwire uburyo bidasobanutse bashyire hanze. Njye nakijijwe maje kujya mu bapfumu 45 muri iki gihugu. Mirongo ine na batanu twayangana iki menshi cyane ko nakijijwe nagiye gukizwa bwa nyuma na nyuma nambaye ipantaro y'abagore niyo nagiraga niwo mutungo nari mfite. Ibintu byarashize n'igikweto cyasamye iyo nanyuraga mu nzira abana bose barasekaga nyuma baza kugihimba ngo ni bana muraseka iki. Ariko ndashima Imana gusa nari mfite n'ikiyiko nari mfite ipantaro y'abagore n'igipira cyageraga hano n'igikweto cyari kimeze gutya n'ikiyiko nari naribye ahantu muri restaurant niwo mutungo nari mfite. None bagashati agapantaro agakweto karayaga kabaye ubutaha tuzaganire ku bapfumu amugani nabo ni rero wijya mu bapfumu nta kintu bazakugezaho. Abapfumu nta kindi bakora. Uyu munsi ujyayo urwaye akaboko bakabivana mu kaboko bikajya mu kaguru. Ayo ni amayeri abapfumu bakoresha. Ibyo ni ukagaruka kuvuza akaguru bakabishyira noneho mu mutwe nzagaruka bibabwire. Yesu abamera umugisha. Amen. Turasoje rero sinzi niba twasoza udusenge. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu in the name of Jesus ndasengera umuntu wese warunkurikiye kuri yawe TV. Ndamusengeye imbaraga zawe nizimugaragareho ubutware bwawe nibumugaragareho igitinyiro cyawe nikimugaragareho. Ndamusengeye nk'ubitasi imbaraga mbi zose z'abazimu n'abadayimoni nirukanye imbaraga mbi zose z'umwijima katika jina na Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ishobora byose reka bari barwaye bakire gukira. Unkurikiye atari yakizwa imbaraga z'Imana nizimufateho yakire gukira iminyururu y'ijuru imubohe yakire ubuzima mu izina rya Yesu. Ngaho bana na buri muntu wese kandi umugisha umuntu wese wakurikiranye kino kiganiro umugirire neza akuremo igitangaza kiwe. Urakoze Yesu Kristo. Amen. Nakoze cyane kudukurikirana no kuba natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV ibagezaho mu musure ku mugambi w'Imana TV mumenye iby'Imana ikora mumenye ibitangaza Imana ikorera abantu. Hanyuma reka dusubire mu biganiro byacu bitaha muri Imana abane namwe.